uyu mwana twariranywe buri joro bwakeye inkweto ndazijana Yisubi enda hano ndaje managurira sha managurira vuba ndanyarutse hari umuntu ngiye gusura ari hakurya hanagura ndi kubona ucafuza vuba gakeya umpere kaze kwikirana kabisa wavuye kuvoma navuye uzashakire n'inka utwatsi ndi kubona ishaka gusubira inyuma nta kibazo ndabikurikirana ndabikora nuko ugira hari igihe kuri Noheli nazayigurisha nkakuguriramo shahu imbada nta kibazo ndabikora gira uzashakire n'inkwavu utwatsi kandi izuba nirivu uzashake n'udukwimo nta kibazo byose ndabikora papa ushaka inkwi rwose kandi hari igihe nagura impungura akaba ari z'uyu munsi tunateka uduhungure ndadukumbuye nyarutsa ndi gutinda hari igihe nasanga uriya muntu yagiye no kwahira nawe mbona arakunda korora agira yewe amasaha ntigafashe harira akira narangije nyine irasha mereza Mfitanye gahunda ya saa 4 ndi kubona saa 3:20 zigeze gusa ntabwo nakereye amaguru ngiye kuyabangira ingata no kambe nyarutse papa yego sha papa ariko igihe twaberaniye gutera wazara umugore sha umugore ko yabo wanje yabo wawe uri kujyanda n'umugore wo gukoza iki aka kanya uretse sha maze nibagirwa nyoko sha itonde ndaje nabyo ngubu yana nzi ko kikiri cana ibitekerezo nka birabura cyane kwitera Mugwe bite nisama biracamo ntarebi ko wabuzira nakazi mani nakazi ubuhese muri iki gitondo mvuye gutarasira ryari umuntu twe dufitanye gahunda mwana ewa nanjye ndanyarutse ngiye kureba ya gahunda nayo nakubwiye ba mwana kumba kure ndi kubona biri kungora kabisa nabimuganije ibintu nyine byo kuba yaza twibaniye ziko cyageze nabikubwiyeho ngiye kumureba ngo tunoze gahunda ndashaka kugira nko mu cyumweru mbe namushize impande yanje twibanire rwose uyagira vuba ubwo warakereye ubaye hutemwa ntagacana ubuzima niko waba umeze nyine no kwihangana arihanganya ariko nikumva nshaka kubikurikirana nkareba ukuntu nakongera nkongera nkamera nkamwe nkajya ndabaho mfite uwo kunshuhisha rwose njya mbona nta nabishora ndabigihe umaze byaraho kibona hese muzana nta bintu byinshi ntago wahita umuzana ni ukwitonda none waba witeguye wo guhita uzana ko nabyo bisaba gasi iminsi no kumanza umuntu yabikurikirana nyaruka ugenda ubirebe nyine urebe ko biragira buranzakuha amakuru nimba nagize we nzaba mfite akantu k'agatobe mukanasoma da none oya nanyaruka nahagera si none nzamubahisha nzamwereka abantu babajamana imiryango ntago nabyihererana oya ntukabyihererana sawa kamegiye sawa naho ubwo naho ico gihe ntabwo nzabamenyesha nta ribi sawa Komana yanjye aha nzabishobora bayidanje
data nukwirirwa rerera ewana baridanje baratari ibintu nzabishobora simbizi yarahari danje nyine nakundi nyine ariko ibi bizashira nizeye ko bizashira baridanje nukwirirwa rerera akazi nukunyica nta n'umuntu yansigewe ngazaramfasha ewana baratari nyine nakundi nyine gukora nyine nakundi nyine nikoresheje none si kazi kazanyica nyine nukwimenya nakundi ubuzima nzabushobora sinamenya tu ariko nizeye ko bizakunda nyine ntakundi nimba n'abaratajyari sinamenya n'akazi yansigiye nako nimba nakarangiza simbizi ewana baridanje nyine baridanje ntakundi nyine buri nkarangiza nimba ndajya gutembera he sinamenya Bravo yem. Uraho neza. Amakuru yawe si umukunzi. Komere cyane. Bravo. Nari gukumbuye cyane pe. Kuri twese. Akomeye. Ndaho ndashima Imana. Imana ishimwe rwose. Ngo pe. Mwari muraho. Turaho turakomeye. Ni karibu hano ku gatebe twicare tuganire. Dore ko nari nakwikumbuye. Amakuru y'umwana se. Umwana wanjye amaze gukura ni umusore. Ni byiza cyane ubwo se azakonsora ryarira. Mwana se kugira ngo arega ni ngombwa kujyana umuntu umumenye. Uzagira igihe kinini cyo kumenyana nawe. Ku mana yanjye ubwo ni nka ryari. Merisi cyane ndagushimiye. Nsigaye nsa neza wonyitaho cyane gusa urumva nawe ubura gusa neza. Ari ikibazo ni kimwe ntabwo ushaka kunyegera iyo mba naturutse yego ko mana yanjye naturutse kure rwose urabona ko ku mutima mba nakuzirikanye cyane aya nanjye mba ngutekereza nuko ibintu by'akazi biba byabaye byinshi cyane ariko nyine mwiza iminsi ndaje mboneke pe ewana ureba mba nazindutse inyobya umwana ariko nawe mba namusigiye imirimo wenda ndafata akanya ngo umane nawe nk'amasaha ngahe dushyira n'urukumbuzi bene nasize wa musore wanjye ari kubikurikirana ako rero abasaza bameze bate abasaza baraho nabo barakomeye barashima Imana ubu bagiye gusenga ntawahari cya gitekerezo rero nakugejeje ndagenda ukinsubijeho rwose mu bikungenza ndi kugira ngo nacyo mve inatu ukimbwiyeho umwanzuro waba ugifiteho urumva nyine muri ino minsi rwose amajoro nsigaye ndaryama nkakurota ni ukuri kw'Imana pe uragira igitekerezo uyu munsi naje kukureba kugira ngo ugifatireho umwanzuro kandi ni ukuri rwose ugerageze oya niko kuri turaza kubiganiraho byo bigomba gushoboka pe kuko nanjye ndagukeneye cyane wa muhungu wanjye ni umwana mwiza azakubaha nawe kandi bitewe n'ukuntu nkubona wenda nta wamubera umubyeyi mubi oya nzamubera umubyeyi mwiza cyane dore ko namwikundira cyane urumva ntabwo nanga umwana wawe pe ubwo si byo ukumva byashoboka ibyo ngibyo rero nanjye byantera imbaraga nkongera nkagira urugo rurimo umugore mwiza ukangororera uriya mwana akazaba umugabo w'ejo hazaza mu buzima rwose yego ndabyumva pe nzabikora kandi nzabikora neza cyane ubyishimire rwose Imana ishimwe ni ukuri nanjye uri kubona ko banaraye amajoro ndi kuzinduka
naza kukureba yego nijoro ryose mba naraye ari wowe ndi kurota ni ukuri kw'Imana. ibyo birumvikana nanjye ndagukunda cyane pe ahubwo ndabona no kuntindira kuko ndi kurandi kugutekereza cyane ndagukunda cyane cyane ntawagusimbura uri umugabo mwiza uri impano niherewe n'Imana pe Baba we shana ukuri kw'Imana rwose nanjye naba mbigiriye mu mugisha nanjye ubu ngubu mu masengesho nkora ya buri munsi ibyo biza mbere ni wowe nshira imbere ni wowe mbwira Imana mbere y'ibindi byose ebana nanjye ni umugisha naba ngize mbese naba ndi kugera ku byo nasabye. yego Imana igomba kumva gusenga kwawe Imana rwose yumva gusenga kw'abantu ntago wayisaba ngo ikwime uwo wifuje rwose Imana iramuguhaye pe Imbere y'Imana ubu ngubu mbega yabyemeje. yego pe Ubu ngubu rero ndi kumva twareba uburyo twazabinyuzamo ukuntu wazaza wenda niba uzaza kudusura tukakwakira ureba umunsi uzaba witeguye uzasanga ari karibu. ubwo ngubwo ngomba kuza ku wa gatatu kuri Noheri ukanyakira neza ukanyakira nk'umukunzi wawe wishimira ubwo ni nawe tuzahita dupanga n'umunsi wo kugira utewe kwibanira ubundi tuvanga umutungo ibintu bikomere imbere y'Imana n'abantu rwose. Ubwo ni ukuvuga ngo ngiye kugenda nitegure ubwo zaza ari ku wa gatatu. yego uwo munsi uyu munsi ni kuwa kangahe? Ni kuwa kane ku cyumweru ku cyumweru. Ubwo ni ukutegura ku wa mbere no ku wa kabiri. aha uzahagera nka sangahe? ubwo urumva nk'umuntu w'umukunzi wanjye nzaba nkumbuye cyane saa sita zuzuye urumva nzaba nkugezeho pe mu bintu ukunda se hari n'iki tuzaba aribyo tugushakira twakiriye? buriya ibintu nkunda imvange cyane uzantekera imvange y'igitoki n'ibirayi. Ni akanyama k'ihene se? oya ndi kumva nshaka inkoko mukunzi ubu si kuko ihene ndi kumva nshaka inyama y'inkoko bikomeye. Twazagushakira si urukwavu ariko bana yanjye wanyumvishe sheri ukazanshakira inkoko koko? nzagushakira rusake. oya rwose ugomba kuyinshakira ndayikumbuye cyane. Imana ishimwe ni ukuri kw'Imana. ngo pe subizi ko ngukunda nanjye ndagukunda ngubu cyane ndasubijwe rwose. ngo pe Iwana ni ukuri pe Imana irakoze. ubwo ngubu ubwo icyari cyanzinduye ikinsubije bitangoye ubu naja kureba n'uriya muhungu wacu nkareba aho agejeje mu bintu nasize mupangiye byo gukora nkareba uko namwunganira. Ubu nanjye ngiye kuba umuntu wo mu rugo ntandasubira no gutembera uzasanga ibintu byose biri muri kontorore. gusa uwo muhungu uzamunsuhurize cyane amusuhuza kandi nawe ni umwana mwiza rwose nubwo nyine yari ikirara akaba yarigendeye ariko we ni umwana mwiza mbona naramwibyayeho yakurikije se. yego ni byiza. yego rwose. ubwo umwana rero ndanyarutse ubwo reka ngo hagurutse namerekeye tugendere umukunzi wanjye kugira mbarana neza nkaba n'umugabo. harashyushye umugabo si ahora yikoko igihe intare y'abasaza ubu batazabona n'ubutaha. ubwo nyine uzagaruka kubareba nta kibazo ubwo umunsi nzababwira nabo bazaba biteguye nzababwire yuko umukwe wabo yenda kuza kubareba ashaka kubabwira ijambo. nabo nta n'umwe iyo watunguye mba mama yaragasize yagakase nimba byagenze bite ntago namenya tu. amakuru ko nyazira ubwo umuntu yagwaye yakubeshe tu yakubeshe. ni nyir'ubwite twaragiye turahura turaganira ambwira ko arenda kuzana undi mugore. ubwo si ibyo bintu papa yabikora atambwira simbizi rwose nimba byashoboka. azabikora rero uzaje kubona ubona yamuzanye. ese mwa buriya mama we ntashobora kuzagaruka? wati njye mperuka kera nyiri muto sinzi yagiye gutya. natashaka hari igihe ushaka kuvuga ngo sinzi yagiye ukajya kubona uko naragarutse ubu tubibatunguye
uramwabigenza mute? simbizi nyine ibyo byaba ari bya papa nyine sibyo sinamenya rwose ni uguhita bamwirukana rero. nako kanya nyine nawe urabyumva nyine nako kanya. Aha ndaba ndareba. ibyabo si wabivamo ntawabivamo. Neze papa ntabwo mugiraga inama. wapi nawe se aba yitonze kuzana undi mugore wenda wasanga mama wazagaruka. simbizi nimba yagaruka kuko barashwanaga cyane. Sere kuko ibyo bintu yarabikubwiye kuko urabizi neza. Twahuriye ahantu nari nazindukiye ahantu ndi gutaha mba mpuye nawe aba arabimbwiye yarambwiye ko nzaza no kunywa agatobe. aha ni daje nyine simbizi nimba bizashoboka. ubwo yaba ari kumbesha cyane. wapi ntabwo yambesha ari gaturi n'inshuti buriya hari da. buriya ntabwo mama wawe ndi ahantu aba ndahazi nzi ko azagaruka turavugana. yaba ariyo mahirwe mfite kuko n'akazi kari hano gateye ubwoba tu. cyane rwose gateye ubwoba. abagako ngo nzaza ngo umunsi hari igihe kimwe nzaza. nagiye uzakunda nyine tu. wabona azaza yarashatse undi mugore ugasanga bibaye bibi. ni danje nyubwo papa afite kuntu yabyisunganyamo nyine ibyo ni ibyo nyine ntabwo wabinzanamo ariko. ubwo nta kundi nyine. Kona papa waje. Umeze bitera? Ni sawa. Bite sha? Ni byiza. Ko ndi kubona wicariye se sha. Akazi sinakarangiye. Wakoze byose wakoze? Narangiye byose ntacyo narangiye. Turabona icyo bitekesha. Ngiye kujya mu kanya ako niko kare gasigaye nyine. Inkwi nazo wari wabona? Nazo nabona reka naje mba ndi jenyine. Mase wagiye ugahera ntako njya kumpamaga no kuga telefone waragiye ubura nk'amahembe y'imbwa mwa. Mugabo wese ibintu mba ndi kwirukanka ntabwo naboneka. Ese ya gahunda wabwiye warayikomeje cyangwa warayiparitse? Gahunda birano kubitwara gake si inkumi kari kuyihendahenda. Ariko ni vuba ubu bigeze kure gahunda nyine rwose ntabwo biratinda. Ariko witonde umudamu wawe wa mbere mfite amakuru kuko arenda kugaruka. kiriya cyihebe si cyagaruka. Ntabwo yagaruka. Nubwo yagaruka rwose nta kintu yangira. ari nawe amakuru nje ndayafite karenda kugaruka. Azagaruke cyangwa yirorere. Ura ntabwo nongera kubana nawe. Ntabwo yagera aha ngaha. Nese bura ntabwo yabakora mu nzura. Yazaje gukora. Ni nkiyi. Kazita mwabyaye n'umwana. Yarayubatse. Andare zirimo umuhungu we. Naramwirukanye. Azagaruka azabashaka ka munana nzakamu. Andare oya azasanga hari mu rundi rugo rufite imbaraga. Azahera hehe? Azavuga ko namuhemukiye. ubwo ndi kugira ngo bakubwira ngire nakanama kugira wakura amakuru ukamubaza ukomba niba ukimukunda akagaruka mukabona ariko kareka kuzana ubundi wa kabiri. Yego kwimbari nimbariro si imyaka n'imyaniko naba nyimukunda ndi kumukunda miki. Ubuse wakunda umuntu nkuriya udafite urukundo nta ndwara yakumbura urubyaro yasiganye. Reba ukuntu yagiye turi kubirinda gurana ari hasi hejuru. Aho gukumbura uriya nakumbura ikisi bose. Oya wasanga yarisubiyeho nta wamenye ukuntu we no yahuye n'iminsi mibira mu kubitana abacora kuba yarisubiyeho. Agahura na nyamunsi nashaka za hereyo ngiyo hebe. Kare. Harubwo nzabona umpamagaye mbe ninkwereho da. Birana ni kukubwira si birana narabikomeje ariko none si keretse niba uzaba uri kunywa imiti naho ubundi nzaba mfita ko gusoma da. Cyangwa uriya muhungu wawe tumana twamena habiri nibwo nsanze hare. Wari uri kumuniga kandi wasanga uvuganaga n'uwo mugore ukaburaga no kuntatira urugo. Reka inshuti z'ubu nawe mwabaye impyisi nta wakwizera. Oya. Hari igihe nazamenya ko waba uri icitso wa muhungu we
ibyo nta ugasanga nabikora dupfuye ubusa twari twituraniye neza. rega turi inshuti ntabwo byo nabigukorera. hari igihe nuriya mugore wanje wenda yagiye uzi niyo yagiye kada ntabwo mpaze rwose. nduvaga ngo murabakoshaga iyo za Uganda, hari igihe waba waramwohereje kumukosha iyo za Uganda ukaba wariririye n'inkwano. Akada mwana ibyo nabikora nawe wapi uje kundeba ukaganira n'umwana nakubuze reka uri kumwinja naragutelefone kuri telefone ntizacamo. kati bitega amaso ariho gusomaho ni vuba hana ntabwo bizatinda rwose. Ese muri iyi misi mikuru igiye kuza umwe tuzawizihiza neza turi kuzisoma. ndaba mpari rwose. ni ukuzitegura rero ubura ry'umunyu uzazigotomere. akaguru kanjye ndabona kameze neza tu, ndabona kari gukura. nzi ko nzakajya kuri Noheli. nzakabaga kuri Noheli kuko ari kumuntu nefu simbizi byakora ndi kubona kanashonje rero gashaka ubwatsi mu kanya. bwakeye butese twebwe turi aho. Noheli nziza, wari umeze neza. twebwe tumeze neza, ndi kumwe n'umuhungu wanjye, za gahunda tuzigeze hagati turi kuzitunganya. rusake nashatse ibiri, imwe nabonye itakora neza nanze kugusondeka. arega wowe kuguha ni nko kwiha, ntabwo nari kugusondeka. nashatse rusake ibiri nziza, wa muhungu wacu ari kuzipfura neza, ari kuzipfura amababa arizitunganya nta kibazo. ngaho mbwira rero sangahe sinurangeraho. ntabwo ari njye uraruta ugeze hano rwose. wabo we ingo ubu uraza wenyine ra. nta kibazo. yego nanjye nta kibazo rwose ndi tayari, ariko hari icyo ntakubajije ku bijyanye n'ako gusoma. fataga iki n'agahiye? turasangira noneho. nawe nagize ngo wenda ntabwo ujya ufata ku gasembuye. yego urebye twebwe ntabwo twigora, dukunze gufata ikibonetse, ariko cyane cyane agahini kuko tugwa neza. ubwo rero nari mbigizeho amantuza amakenga, ndi kugira ngo nkubaze nabyo numve niba wafata no ku gasembuye ntaribi. yego oya nta kibazo, wowe utagira ubwoba uraza uri kwisanga. ubwo nta kibazo, naho izo saha nimbona kandi zegereje ndongera ngo utebutse. sawa umunsi mwiza. yego nawe. Nikosha Karame. urehe Yano. ndano ya mukorero intwazo ubonye nazibonye nashatse nazo ngaho tumaze gutunganya
ubona dufite abashyitsi mu kanya barahagera mu masaa 7 n'igice. Witwararike nizi bimara gutungana uhite wambara neza usokoze wisige umere neza umwana mwiza. Naribi ibyo rero uhita ubikuramo use neza. nta kibazo ndahita mbikora Abashyitsi urabona harimo uwo muzamarana igihe kinini muzabana burundu ni ukwitwararika urumva abona ibintu uri gusaragurika bya bindi byawe ntabyo gusaragurika nabi. Okay, genda ukomeze ibyo wari urimo ubwo ngubwo turabategereje kandi nisubire mu kazi narimo. bo urumva rero ikindi kwitwararika. Nyuma yo kwitwararika umushyitsi uraza hano ugomba kumwitwararikaho kandi muzamarana igihe kirekire. Agiye kuba nko mu cyimbo cya mama wawe, mugiye kubana amere nka mama wawe. Nta kibazo wabyumvise neza? Ndi kubyumva. Ugomba kujya umwubaha. Ntari ikibazo uzajya ugirana nawe ni ukumbwira byo kwerekana umujinya ngo urakare wigire umugabo. Ntabwo ari umenye ko uri umwana we agiye kuba nk'umubyeyi wawe. nta kibazo yumvikanye. Okay, nisubire mu kazi nyine. genda urebe inkwi wase nyinshi ubwo ngubwo turasubiye.